reka nkubwire buriya mu Rwanda jewe ntinya umuntu umwe gusa n'umuryango we naho undi wari we wese no kubahana undi wari we wese ampaye nyoko namusubiza direct yagombe kwa kuri isi no kuba nk'ikihebe ikindi ntinya n'amategeko ya nayo ibindi no kubahana washaka kuhigira igiki kuko hano mu Rwanda kuri iyi si isigaye yose ntawe ntinya adafite ibikoresho ibimumfasha akampa nyoko kuri iyi si y'abasigaye nanjye namumuha namutinya kubera igikoresho bafite mwebwe mu Rwanda mfite umuntu ntinya niyo nta n'igikoresho nta n'iki no kuvuga ko mwubashye cyane ntabwo ngiye ndyarya mvuga ibindi ku mutima kuri iyi si nta undi nuwo ntinya kubera ibikoresho rero cunga wewe uri kumwe n'umusazi mwiza agenda arimeje ariko TikTok nzayigumaho kandi nzayibyaza umusaruro kera ariko subu nta mafaranga ntakuramo unza kumeza ko cyokora ba followers mbiyegereza sho cyo wavuye ahantu mu nkomarume genda na gato ko murume kugira ngo nahuca imbeba zicaho ubundi mwiruka inyuma y'inka nkaziragira ubundi nazo nkanzivuye hirya no hino zaruhaya zirahebe byose biturage by'inyoni n'ifuku n'iki haza nk'abangaho ya nabyo ritayeho yewe nzajya nkina kuko ibyo nkina uburaho ivye wagira mu nzu yawe ugashyiraho ku televiziyo amafilime akaza harimo abantu bariho barongorana ukicara rurya ubunyobwa ugitekereza ngo aramwuri kandi baba barongorana ni abazungu ariko muri farasi nako ipunda farabagingamo yeni nyina ibyo nyina ndakina ntabwo ari realite ntabwo ndi igisazi wa gicucu urusha n'ubwenge kwanza wowe uzi ko ndi igikuku uri inyuma yanjye uri inyuma y'ibibi ntuzabona ngeze kuri 60 sinabihereje ubundi sibu nambabonye amantuza kandi iyo mvuze igishego nicyo mureba reka njye kuvuga ubwenge takaki bigahita birebwa n'abantu 100 abantu 100 200 300 nashyira igishego muza muri bangahe se muza muri ibihumbi cacaka haryaryamo toka huko shetani utanande gose n'ibya Yesu n'ibya Muhammad nabyo simbyitayeho sinkwitayeho ntacyo wankora ntabwo nzi wari wabona se nari nabo buretse sokoleke naje imyaka mikeya nimara kugurowina n'iki ariko umwaka uzaho ni Visit Rwanda gusa niza bicaka wowe bizarya bizamurike mbabarire jewe ndi wa muntu uhora nandaritse amatwi ngera numviriza abantu ibyo bavuga hirya no hino none hari amakuru menye nona nsanze bafite ukuri kwiyuhagira ni imico mibi none niba atari imico mibi kuki twiyuhagira twihishe bivuze ko ari umuco mubi oya byatumye menya n'ikindi undi muco mubi namenye wo kuryamana baritazarizayo ni umuco mubi none se niba atari umuco mubi kuki tutabikorera aho babona iyo urya bakureba
iyo uramukanya bakureba, iyo useka bakureba. Wajya gukora paritarizasiyo, kujya kuryamana n'umuntu ukabikora wihishe, kuniha ukaniha gahoro, gutaka gahoro, amagambo bivugiramo umuco mubi. Kuryamana umugore kuryamana niyo ari n'uwawe ntushobora gutinyuka kubikora bakureba, ni umuco mubi. Kuki tubihisha?